Tekereza kubyuka umunsi umwe mu gitondo ukavumbura ko ubuzima bwawe bwose uko bubamo kuva wagira ubwenge bwose bwateguwe. Apana kuba bwarateguwe nawe, ahubwo bwaraguteguriwe. Ibaza ibintu byose ubaho wibwira ko ari ubwigenge n'ubwisanzure bwawe, uramutse usanze ahubwo ari uburyo bwo kukugenzura no kugukoresha ibyo abandi bantu bashaka aho kuba ibyo wowe ushaka. Tekereza usanze systeme cyangwa se uburyo bw'imibereho n'imikorere tubamo bubaye butarashyiriweho kugira umuntu wigenga, ahubwo bwarashyiriweho kugusunikira gukora ibintu biteguye, gukora ibintu abantu bahora bakwitezeho, kwiyoroshya ugakora ibyo usabwa kandi ukajyanwa aho bashaka hose nta kubaza ibibazo. Benshi tubaho ubuzima bwacu bwose twibwira ko twigenga, ko tubaho mu bwisanzure, ngo ibyo dukora byose ni amahitamo yacu, ngo ubuzima bwacu ni twebwe tubuhitamo, ariko nyamara nta bwigenge tugira. Utekereza ko uryama saa 3 z'ijoro kubera ko wabihisemo, ariko ntabwo ariko bimeze. Kenshi uryama izo saha kubera ko ejo hari gahunda igomba gutuma ubyuka kare. Ntabwo ari ngombwa ko buri gihe biba akazi. Ishobora kuba na gahunda yo kujya gusura umuntu. Wibwira ko ari wowe wahisemo kujya kumusura, ko iyo ubishaka wari no kubireka, nyamara wemeye kujyayo kubera ko kutajyayo nibyo byagira ingaruka nyinshi kurusha kujyayo. Ukurikije igisobanuro cy'ubwigenge n'ubwisanzure, kuri iyi si abantu bigenga ni bake cyane ku buryo ushobora no kubabara. Mbere yuko tubyinjiramo cyane, fata akanya ukanda handitse sabone cyangwa se subscribe kuri iyi chaîne ya YouTube Ismael Mwanafunzi Docs. Ushobora no kuduha ibitekerezo muri commentaire. Utekereza ko twebwe abantu nk'inyoko twigenga cyangwa se twatoje uburyo tugomba kubaho, rimwe na rimwe tukibwira ko ubuzima tubamo ari twebwe twabuhisemo kandi nyamara dusunikirwa kubaho dutyo? Tubwirwa ko uburetwa n'ubucakara bwarangiye kera cyane. Batubwira ko iyo minyururu yacitse, tugatera imbere ku buryo uyu munsi ikiremwa muntu kiba mu bwigenge n'ubwisanzure buhagije. Ko uyu munsi tubaho mu mahitamo yacu, mu isi yuzuye amahirwe dusabwa guhitamo ayo tubyaza umusaruro. Ariko se usanze ubu buretwa n'ubucakara bubaye butararangiye, ahubwo bwarahinduye isura. Umufilozofe w'umufaransa witwa Michel Foucault rimwe yigeze kuvuga ati societe cyangwa se uyu muryango mugari tubamo ntabwo ugenzura abantu ku gahato, ahubwo bagenzura ukoresheje uburyo buhishe bwambitswe isura y'uburyo bw'imibereho cyangwa lifestyle. Ntabwo abantu bashyigirwa baretwa n'abacakara bazirikishijwe iminyururu, ahubwo bazirikishwa uburyo bw'imibereho bubahindurira imitekerereze, bakumva ko kubaho ari uko bikorwa. Rendezvous zitandukanye, igihe ntarengwa ugomba gukorera ibintu, diplome ugomba kubona, gusura abantu, gusohokana n'inshuti, gukora ubukwe, guhemba uwabyaye, gutabara uwapfushije, gufata umwenda ngo wubake inzu, kwigaragaza nk'umugabo. Buri gihe ubyuka ku isaha imwe, saa moya, ngo niyo gahunda wihaye, kandi uramutse unabyutse saa 3 ntawagira icyo agutwara. Ariko urabitegetswe kubera ko bakubwiye ko ababyuka saa 3 ari abanebwe, kandi ubunebwe bugira ingaruka zitagira uko zingana. Bitekerezeho, buri munsi ukibyuka wirirwa ukurikiza amategeko n'amabwiriza n'amahame utashyizeho, nta nubwo uzi wayashyizeho. Ninde wagutegetse kunywa ikawa, icyayi cyangwa se igikoma mu gitondo? Hari nubwo budashonje. Ninde wagutegetse gusuhuza abantu mu gitondo? Utekereza ko ntawe, ariko urabizi neza ko utabikoze byakugiraho ingaruka, kubera ko abandi bagufata nk'umuntu utagira umuco w'abantu. Buri munsi wirirwa wiruka inyuma y'intego utashyizeho, ahubwo warazihawe cyangwa se warazisanze, utegekwa kuziruka inyuma. Ngo urimo urashaka amafaranga yo kuzubaka inzu, kandi n'ubundi ufite aho uba, n'inzu ubamo ntabwo yenda gusenywa. Aya ni amategeko ukurikiza inyuguti ku yindi, nta no kubaza ikibazo, ariko cyane cyane ukayakurikiza utazi ko ari amategeko. Twese turi muri systeme cyangwa se uburyo bw'imibereho buhemba abantu bakurikiza amategeko y'imibereho, kandi bugahana abaciye ayo mategeko ku ruhande. Hano ni byiza kwibaza ikibazo: ni ryari uheruka guhitamo ubuzima bwawe? Ni ryari uheruka gukora ikintu mu by'ukuri wowe ushaka, utagisunikiwe n'abandi cyangwa se societe? Aha rero niho kwibeshya bitangirira. Ubucakara bugezweho ntabwo busa n'ubucakara, ntabwo bufite isura y'uburetwa, ahubwo bwambaye umwambaro w'ubwigenge n'ubwisanzure cyangwa se ubuzima busanzwe. Akazi ubyukiramo izuba rirashe, ukakirirwamo kugera rirenze, kakagutwara ingufu zawe zose ndetse n'amahoro yawe yo mu mutima, kandi kakaguhemba amafaranga atuma buri gihe uhora ukarambirijeho. Kiriya ni ikiziriko gituma uhora aho ngaho nyine.
ubuzima cyangwa se uburyo bw'imibereho wumva utegetswe guhorana nubwo bugutwara amahoro yo mu mutima. Abantu basanzwe bakuzi utunze imodoka bazagira ngo iki nibakubona utayifite. Nyamara urabizi ko uteze bus ntacyo waba, ahubwo wanagira amafaranga menshi kurushaho, ariko ikibazo nuko abantu batabona ko uyafite. Umwe mu baherwe bamenyanye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi, umuherwe Donald Trump, yigeze kubara inkuru y'uburyo yakundaga kubona indege ya Donald Trump inanditseho izina rya Donald Trump, ngo yakundaga kuyibona iparitse kuri kimwe mu bibuga by'indege byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igahora ku zuba no mu mvura. Nuko rimwe ngo uwo muherwe aza guhura na Donald Trump, aramubaza ati, bwana Trump, iyi ndege yawe wazayubakiye hangare aho kugira ngo ijye yirirwa kuri iri zuba? Ati wayubakira rwose ahantu hano kuri iki kibuga ikajyijyamo aho kugira ngo yirirwe ku zuba inahanyagirirwe. Bwana Trump ngo yaramwenyuye aramusubiza ati, nibyo rwose byaba ari byiza kuri iyi ndege, ariko igihe yaba muri hangare ntabwo abantu bajya bayibona. Nguyu umumaro munini w'iyi ndege. Nibyo iramutwara ikamuvana ahantu hamwe ikamujyana ahandi, ariko umumaro wayo munini no kugaragaza ubukire n'ubuzima bworoshye bwana Trump abamo. Ngubu ubuzima benshi muri twebwe tubamo. Benshi muri twe duhora ku gitutu cyo kwinjiza byinshi, gukora neza no kugaragariza abandi ko dukwiriye kwitwa ibihangange. Rimwe Karl Marx yigeze gusobanura iyi mibereho nk'ubwigunge cyangwa se kuba mu isi ya wenyine. Ni imibereho igutandukanya nawe ubwawe, imibereho ituma ujya kure y'ibyo ushaka mu by'ukuri. Imbere muri wowe ndetse n'umubiri wawe ubwawo urabizi neza ko ntacyo byagutwara kuba mu nzu nto iciriritse, ariko se abantu mukorana bagira ngo iki bamenye kuba muri quartier itarimo kaburimbo, kure ya za supermarché na za alimentation? Uhitamo kuba kure y'ibyo ushaka mu by'ukuri kugira ngo babone ko. Ibi rero nibyo Karl Marx yise alienation. Ubuzima bwawe ntabwo bukiri ubwawe mu by'ukuri. Ubaho ugurisha igihe cyawe, ukagurisha ingufu zawe, hanyuma ugatangira no kwigurisha wowe ubwawe, ukagurisha uwo uriwe. Ikibazo kiri hano rero ni niba igihe cyawe atari icyawe mu by'ukuri, niba ibitekerezo byawe byarigaruriwe, niba ibyifuzo byawe bigengwa n'imbaraga utazi, ubwo ubwigenge n'ubwisanzure ni iki mu by'ukuri? Ariko cyane cyane ninde ukura inyungu mu kuba wagira imibereho itanatuma wibaza ibi bibazo byose? Kubera ko igihe cyose utangiye kwibaza ibi bibazo, iyo mibereho itangira gutakaza imbaraga. Iyi ni nayo mpamvu benshi twigishwa kudatekereza cyane. Gumuhuze, komeza urangare, zindukira mu kazi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Kuwa gatanu mu ijoro urare mu nzoga unywe nkaho zitazongera kubaho. Kuwa gatandatu zirirwe zikugaragura. Ku cyumweru ujye gusura abantu cyangwa kureba umupira. Kuwa mbere usubiremo bya bindi wakoze mu cyumweru gishize. Hamwe n'iyi mibereho nta na rimwe ushobora kwibaza ikibazo na kimwe ku buzima bwawe. Nyamara imbere muri wowe urabizi ko hari ikintu kitarimo kugenda neza mu buzima bwawe. Iyo myiyumvire ujye unyuzamo ukagira ntabwo ari intege nke. Ni ikimenyetso cy'uko wabishatse wakanguka. Kuva ukivuka nako na mbere y'uko uvuka hari inzira yari iteganyijwe ugomba kunyuramo. Utayinyuramo kakakubaho. Mama wawe yagombaga kujya kwipimisha inshuro enye mu mezi 9, akarya imboga n'imbuto, akanywa amazi, akiteza inshinge, akanywa ibinini. Iyo atabikora byari kugushyira mu kaga. Ukivuka ako kanya bagombaga kugutera inshinge, bakakwandika mu bitabo by'abaturage b'igihugu uvukiyemo, bakakubatiza kandi bakakwita izina. Nyuma yaho wari utegetswe kujya ku ishuri, ugakurikiza amategeko n'amabwiriza, ukagira amanota meza, warangiza ugashaka akazi keza, ugakora cyane, ukubaha boss wawe, ukajya ukora kuva saa 3 kugera saa 11, ugahembwa amafaranga ukayashyira abacuruzi bakaguha ibintu udakeneye ariko bituma abantu bakubaha. Ibyo ukabisubiramo inshuro zitabarika. Buri mwaka ugakoresha ibirori by'uko wiyongereyeho umwaka umwe nubwo nta ruhare wabigizemo. Iyi nzira nuyikurikiza uko imeze uko nguko udaciye ku ruhande uzabihemberwa. Nutangira kubyibazaho ibibazo mbaye nk'uburi. Jean-Jacques Rousseau yigeze kwandika ati umuntu avuka yigenga ariko nanone aboshye. Ubwigenge umuntu avukana bwana Rousseau yavugaga ni bwa bundi abana bato bagira. Umwana w'imyaka 3 ntabwo atinya kukubwira icyo atekereza. Ntatinya kukubwira ko atagushaka kandi koko wanamukora hakarira. Ntiyatinya kukubwira ko mama cyangwa se papa yavuze ibi. Ntiyatinya kukubwira ko iwabo baburaye. Ariko yamaze kugira imyaka yisumbuyeho 5 cyangwa se 7,
bwa bwigenge butangira kugenda, agatangira kumenya ibyo mushaka kumva akaba ari ibyo ababwira, ntakubwire ko atagushaka nubwo byaba ariko bimeze. Iminyururu ituziritse uyu munsi ntabwo ikozwe mu byuma, ni iminyururu itagaragara ariko ikomeye cyane. Wigishijwe uko insinzi igomba kuba imeze na mbere y'uko umenya icyo kugera ku ntego ari cyo. Wigishwa ibyo ugomba kwifuza na mbere y'uko umenya uwo uri we. Bitekereze muri ubu buryo: mu ntego wihaye zose ni zingahe zawe mu by'ukuri? Ni ibyifuzo bingahe ufite bitaturutse mu kwigereranya n'abandi cyangwa se bitavuye mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga? Friedrich Nietzsche yaratuburiye kuri iki kintu. Yavuze ku mitekerereze y'umukumbi w'intama, imibereho aho abantu barekeraho gutekereza ku giti cyabo. Twese ntawe ukitekerereza ibye, buri wese muri twe akurikira inzira rusange. Dore ibigezweho nibi, nibyo abandi bose bakora. Ubwo niba ari ibyo abandi bose bakora, utabikora niwe musazi. Nta muntu ukura ngo arute sosiyete abamo. Ugomba gukora ibyo abandi bakora kugira ngo ugire aho ubarizwa. Kugira aho ubarizwa bitanga umutekano. Niyo mpamvu igihano duha abatarakoze ibyo twemeranyijeho ni ukubakura muri twe, byaba ku kubaca mu muryango cyangwa se byajyana kure tukanabakura muri twebwe tukabajyana ahandi hantu tukabafungirana, bakabana n'abandi bameze nkabo nabo bakoze ibyo tutumvikanye, tukabarindisha imbunda, tukabakatira kuzamara y'imyaka runaka. Baba barahemutse cyane, tukabakatira kuzaguma y'ubuzima bwabo bwose. Ni ngombwa kugira aho ubarizwa kubera ko bitanga umutekano. Gusa umutekano ushobora kuba gereza ikomeye kurusha izindi. Umutekano no kugira aho ubarizwa bishobora gutuma ukurikira imibereho utizera cyangwa se rimwe na rimwe utanashaka, ugakurikira ubuzima utishimira. Ubuzima bwawe ubushingira ku bipimo utashyizeho cyangwa se rimwe na rimwe utanemera. Ku ruzuba rutagira ingano, mu bushyuhe bwa °C 50 ukambara ikoti ry'umukara kubera ko watashye ubukwe, kandi mu uko abantu bambara ikoti. Mu byago byo kubura uwawe ugasaba inguzanyo kugira ngo ugurire abantu inzoga, unabakodeshereza imyambaro nibaza kugutabara. Igiteye impungenge muri ibi byose nuko birangira wizeye ko ari ibisanzwe, ko ari uko ubuzima bumera, ndetse kubwo ngubwo ari bwo bwigenge. Sosiyete yatwemeje ko gukurikiza amabwiriza n'amategeko ari amahitamo yacu. Ikindi giteye impungenge hano nuko utagenzurwa na sosiyete gusa, ahubwo nawe ubwawe utangira kwigenzura no kwikurikiranira hafi. Utangira kwirengagiza ijwi rikurimo rigusaba gukora ibyo ushaka. Utangira gupfukirana ibibazo wibaza bitewe nuko gusohoka muri iyo mibereho ya rusange biravuna. Uko niko utangira kujya useka nyamara ubabaye ngo abantu batabona ko ufite ibibazo. Ukajya ahantu udashaka kujya ariko kubera ko abandi bose ariho bagiye kandi kutajyayo byagaragara nabi ukajyayo. Ariko ni byiza kwibaza iki kibazo: umutuzo uri mu kuba rukurikira izindi urakenewe cyane kurusha kuba uriwe. Carl Jung yizeraga ko icyago gikomeye kurusha ibindi atari ukubaho ubuzima bugoye, ahubwo ni ukubaho ubuzima butari ubwawe. Ubuzima aho utajya uhura nawe ubwawe. Urabizi ko uriho ariko ntushaka kwitekerezaho. Ibi rero nibyo ubucakara bugezweho burinda kurusha ikindi icyo ari cyo cyose, uwo uriwe. Impamvu nuko iyo utahuye neza n'uwo uriwe bya nyabyo biragora kugukoresha. Niyo mpamvu iyi sosiyete iturinda kuba abo turi bo, kandi umuntu udashobora gukoreshwa ntashobora kugenzurwa. Iyi niyo mpamvu ibirangaza biri hose. Imbuga nkoranyambaga ziriho amakuru atagira ingano, urusaku rutagira uko rungana duhoramo. Ibi byose ntabwo bigamije kugushimisha, ahubwo bigamije kukurinda gutahura ukuri. Hano hari ikibazo ugomba guhangana nacyo. Niba byinshi mu bikuri hafi bigamije kuguhuza, uramutse udahuze ni iki watahura? Muri ubu buzima hari imbaraga zimwe zikomeye kandi ziremereye kurusha amategeko. Imbaraga zikora neza kurusha ubutegetsi kandi zitagaragara kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose gihishe wabuzi: umwenda. Mukanya nyuma yo kwamamaza turavuga birambuye ku mwenda. Ntabwo twari twarigeze duhangayikishwa n'ibiciro ku isoko nk'uyu munsi. Abacuruzi bose bafashe icyemezo cyo gukuba inshuro nyinshi ibiciro by'ibicuruzwa byabo bose, usibye magaza cyangwa se iduka rimwe ryonyine muri Kigali, Kigali All in One Shop. Iri ni iduka rinini riri rwagati mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya GF Plaza, inyubako iteganye na Kigali City Tower. Kigali All in One Shop iri muri etaje ya 5 muri GF Plaza.
aha niho ibitangaza mu birebana no guhaha bibera, kubera ko hano ntabwo bagurisha ibicuruzwa gusa, ahubwo bagurisha ibisubizo ku biciro utatekerezaga ko bikibaho. Ibikoresho byo mu gikoni nk'amasahani, amatase, ibikoresho by'abana, ibikoresho by'isuku, imyambaro y'abakuru n'abana, ibikinisho bitandukanye by'abana, imashini zoroshya akazi kandi zikakihutisha mu gikoni, intebe nziza zo muri salon, ibikoresho bya siporo nk'imipira yo gukina, imashini zo muri gym, amasakoshi meza y'abadamu n'abakobwa, byose ku giciro gito cyane. Abafite ubukwe, abashaka gutanga impano cyangwa se abakeneye ibikoresho byinshi cyarimwe, ni muduhamagare cyangwa mutwandikire tubategurira ibyo mukeneye byose. Mwe muze mubifata gusa, ntabyo kuzenguruka mu iduka ufata kamwe kamwe. Ibyo ushaka byose turabifite kuko turi all in one shop. Mukanya navuga ku mbaraga zimwe zikomeye kandi ziremereye kurusha amategeko, zigakora neza kurusha ubutegetsi kandi ntizigaragare kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose uzigihishe. Umwenda cyangwa ideni. Apana umwenda w'amafaranga wonyine, ahubwo harimo n'umwenda ushingiye ku mitekerereze. Hano harimo nko kubatwa n'ikintu runaka. Imibereho yose dufite uyu munsi itubeshaho nk'abacakara ntabwo itangirana imbaraga n'agahato. Usunikiwe cyangwa se utegetswe kwifuza byinshi kurenza ibyo ukeneye. Inzu nini, imodoka nziza kandi igezweho, imibereho wifuza kwihoraho. Mu kugumana ibi byose ugomba kuguza. Iyo ukibona umwenda utangira kubifata nk'iterambere, ariko gahoro gahoro ubona ko ari umutego kandi waranamaze kwifunga. Umufilozofe David Graeber yigeze kubivugaho ko umwenda ari kimwe mu bikoresho bimaze igihe kinini bikoreshwa mu kuboha abantu no kubagenzura. Mu mateka ya muntu nta kindi gikoresho cyashoboye kugenzura abantu no kubagira abacakara nk'umwenda cyangwa ideni. Hano hatanga urugero rw'ingurube. Ingurube niryo tungo ryo mu rugo ritagira ikintu na kimwe rikora. Aborozi bajyaga banaryita indakamwa. Bayigaburira ku buntu, bakayiha amazi ku buntu, bakayicungira umutekano, bakayisukura. Ingurube ibaho neza ku buryo igeraho ikibwira iti uyu muntu ngaburira buri munsi, akampa amazi yo kunywa, koga no kwivurugutamo, uyu muntu agomba kuba nkunda cyane. Iki ingurube idatekerezaho nuko ibyo biryo bayiha bitaba ari impano cyangwa se urukundo bayikunda, biba ari ishoramari cyangwa se igishoro. Ntabwo bayigaburira kubera ko bayikunze cyangwa se bayitayeho cyane, oya, bayigaburira kugira ngo ibyibuhe. Umunsi ingurube yabyibushye kandi yishimye cyane, niwo munsi nyirayo atyaza imbugita. Aba bavuga ko na banki ari uko zikora. Inguzanyo yoroshye kuyibona, carte de crédit, uburyo bwo kubona inguzanyo mu masaha 2, inguzanyo utigeze usaba, amahirwe yo kugura uyu munsi ukazaba wishyura, inyungu ya 0% mu mwaka wa mbere. Ibi byose bisa n'ibyashyiriweho kugushimisha no gutuma ubaho ubuzima bworoshye. Gusa ibi ntabwo ari ubufasha bwo kugira ngo ubeho neza. Baba barimo kukubyibushya kugira ngo bazasarure inyungu z'iyo nguzanyo mu myaka 30 yindi iri imbere. Niba ikintu kiryoshye cyane kandi kikaba ari ubuntu, ni byiza gutangira gushishoza no kugitekerezaho, kubera ko rimwe na rimwe ntabwo buri umukiriya, ahubwo buri igicuruzwa. Umuntu utazi naguha ibiryo, ntuzabaze ikiri ku isahane, uzabaze impamvu akugaburiye. Ikibi byose ntabwo ari uko bitwara amafaranga yawe. Ikibi cyabyo ni uko bitwara ubwigenge bwawe bwo guhitamo. Iyi ni nayo ngaruka ikomeye y'ubukene. Ituma utagira amahitamo. Iyo ukennye ntabwo uhitamo kugenda n'imodoka cyangwa se moto, oya, igihari ni amaguru, niyo uri bugendeshe rero. Ubukene bukubuza ubwigenge bwo guhitamo. Hari abantu benshi bari mu kazi bamazemo imyaka irenga 10 kandi batagakunda, ariko nta mahitamo bafite. Hari amafacture yo kwishyura, hari inguzanyo yo kwishyura, hari inshingano udashobora kwirengagiza. Ubu ni bwo buhanga bw'iyi societe yacu rero. Nta muntu numwe ugushyiraho agahato ngo ugume muri ako kazi udakunda, oya, ahubwo systeme yubatse ku buryo gusohoka bidakunda. Aha rero ni naho iriyobera ritangirira gusobana bya nyabyo. Utangira kwitiranya insinzi no kugorwa. Utangira gutekereza ko kugorwa ari byo bizakugeza ku nsinzi. Ubyuka kare saa 11 za mu gitondo, ukirirwa uhese umugongo umunsi wose uri mu kazi. Igihe cyawe cyose ukagitanga, imbaraga zawe ukazitanga, rimwe na rimwe n'ubuzima bwawe ukagenda. Ntabwo ushobora kubihagarika kubera ko hahoraho icyizere cy'uko ugiye kuzakira. Ubundi ukibwira
utubuzima nuko bumera, nyamara ahubwo nuko ariko sosiyete yubatse. Ihora ikubwira ko intambara zihoraho ari ibintu bisanzwe, yewe ahubwo ko ari n'ibintu byiza byo kwishimira, ngo ni umurwanyi, ngo ni umukozi. Umuhanga mu by'imibanire y'abantu umudage Erich Fromm rimwe yabivuze neza, abyita shift from being to having. Aha ni igihe abantu baba batakisobanura bashingiye kubo bari bo, ahubwo bagashingira ku byo bafite. Nakubwira ngo yitwa Eric, nta kintu kinini bizaba bivuze, ariko nakubwira ngo mfite miliyoni 200 kuri konte, icyo gihe uzamwitaho. Kuba yitwa Eric byo nta n'ikintu bizaba bivuze. Hano inshinga ifite agaciro ntabwo ari kuba, ahubwo ni kugira. Abantu ntibakikubaha cyangwa se ngo bagukunde kubera kuri inyangamugayo cyangwa se kubera kuri umuntu mwiza. Oya, bagukunda cyangwa se bakakubaha kubera ibyo ufite. Uri inyangamugayo cyangwa se umuhanga ukennye, service zawe ntabwo zikenewe cyane. Uri inkundamugayo cyangwa se injiji ikize, service zawe zirakenewe rwose, kandi aho ujya hose uzicara imbere. Uko niko umwana wa bucura ukize mu muryango ahabwa ijambo n'umwanya mbere y'umwana w'imfura ukennye. Ibi nibyo Erich Fromm yavugaga. Gusa hari ikibazo. Ukurushaho kugerageza gutunga ni kurushaho gutungwa, kubera ko buri kintu tunze kizana n'ikiguzi. Apana ikiguzi cy'amafaranga gusa, ahubwo gishobora no kuba ikiguzi cy'ibitekerezo, icy'ubuzima bwawe bwo mu mutwe, ikiguzi cy'amahoro yawe, n'ikindi cyose bigusaba kugira ngo ikintu runaka ukigumane, ukirinde cyangwa se ugisobanure. Mu gukora ibyo rero, wemera kurekura igice cy'ubwigenge bwawe, hanyuma ugatangira kuburanira umutego wagufashe, ugatangira kuvuga amagambo nka uko niko ubuzima bumeze, n'abandi bose niyo nzira banyuzemo. Gusa ibi ntabwo ari ukuri, ahubwo ni imyizerere yakugiyemo uko imyaka yagishira. Uko bisubiramo kenshi niko bigenda bihinduka ukuri. Hano ni byiza kwibaza ikibazo: niba amahitamo yawe agenda agabanywa n'ibyo ugomba abantu, niba igihe cyawe kigenzurwa n'ibyo ugomba kwishyura, ninde mu by'ukuri ugenzura ubuzima bwawe? Nshuti bakunzi mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha, kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero: akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan_machine.com.